rero nkuko bisanzwe iyi ni Freemason TV muri kumwe nanjye Ruganzu Cyambaranama, umuhungu w'Imana, murumuna wa Yesu, umuvugizi w'intumwa n'abahanuzi. Uyu munsi rero Cyambaranama ndagarutse, maze igihe kinini cyane nakora ibiganiro ku mateka y'Abanyarwanda, ku mihango n'imiziririzo y'Abanyarwanda bo hambere. Uyu munsi rero nanone nongeye kumva telefoni ebyiri zimpamagara zirambwira ngo Cyambaranama, kubera iki urimo uratagakunda. Nongeye kubona bamwe mu nshuti zanjye cyangwa bamwe mu bakunda umuco n'amateka by'Abanyarwanda, nongeye kumva bene Imana, nongeye kumva bene Kanyarwanda, nongeye kumva Abanyarwanda b'i Rwanda. Uyu munsi nakiriye telefoni ebyiri zivuga ngo Cyambaranama, ongera usubire kuri gakondo, kubera iki. Uyu munsi rero murabizi ubushize ubwo duheruka gukorana ikiganiro twavuze ku mateka ya Ruganzu Ndori na Nyabingi, ihuriro ryabo. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri Nyabingi wenyine, nyuma yo nababwira iby'izo telefoni icyo zavugaga. Murakoze cyane. Uyu munsi rero turagaruka kuri Nyabingi. Nyabingi ni umukobwa wabayeho mu mwaka w'igihumbi magana ane irimo irangira igihumbi, hagati y'igihumbi magana ane na 70 n'igihumbi magana ane na 80. Nibwo umukobwa Nyabingi yabayeho. Nyabingi rero ntabwo ari ikigirwamana cyangwa ari idayimoni nk'uko abantu bamwe babifata. Nyabingi ni umuntu wabayeho mu mwaka w'igihumbi magana ane na 70 irangira hagati y'igihumbi n'igihumbi magana ane na 80, maho hagati nimwo Nyabingi yavutse. Nyabingi akaba byarwa na Karemera Ndagara, umwami w'Ikaragwe, mubyaranye na Nyabunyana mushiki wa Ndahiro Cyamatare, akaba nyirasenge wa Ruganzu Ndori nk'uko nabibabwiye ubushize. Nyabingi rero bivugwa ko cyangwa uko amateka abivuga, Nyabingi ni umunyabugenge udasanzwe, ni umupfumu udasanzwe wabayeho muri bino bihugu bya East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange. Akaba afatwa nk'umugore ukomeye cyane muri Afrika, wabayeho ufite imbaraga zidasanzwe. Abahanga bavuga ko Nyabingi yakoze agakwirakwira ku isi hose, kuko Nyabingi ntabwo yigeze apfa. Niba uyu munsi muri 2025 Nyabingi ushobora kumwiyambaza akagutabara, bivuze ngo ntabwo yapfuye. Nongera kubabwira ngo abantu bapfuye basogokuruza banyu uyu munsi 2025 aracyakora, baracyabari hafi, baracyabafasha mu buzima bugiye bugoranye bwa buri munsi. Wakibaza ngo kubera iki ushobora guhamagara abakurambere bawe ntibakumve, bigenda gute? Musaba nabi cyangwa muhamagara nabi. Njyewe maze iminsi narabibabwiye, naragiye mu gihugu cya kure, nibwo naje kongera kubona ko abakurambere bakora. Uriya musaza twakoranaga filimi Nyamufata Salvatore Kanyenzi, twari turi kumwe mu gihugu cya kure, kandi mwibuke yapfuye ku itariki 8 z'ukwa 9 2023. Mu kwa 9 ku itariki 8 nibwo Nyamufata Salvatore Kanyenzi yatabaze. Nyamara Nyamufata Salvatore Kanyenzi ntabwo yanereranye mu gihugu cya kure. Naragiye, murabizi ko maze igihe naragiye muri Canada, gusa narakoze amafaranga banyibiyembarara, ariko nta kibazo. Nyamufata Salvatore twajyanye mu gihugu cya kure, turakora ndongera ndagaruka. Bivuze ngaho narindi yari ari kumwe nanjye. Nongera kubabwira ngo ahantu narindi abakurambere banjye barahabaye. Abakurambere bari bahari, ngewe narabibonye, ndabyemeza 100% ko abakurambere banjye ahantu narindi bari bahari. Iyo batahaba ntabwo nari gukorera amafaranga ngo nyageze mu gihugu cy'u Rwanda. Habaye uburangare bwanjye, umukobwa mwiza w'amabuno w'umuhima aranyiba, ariko uriya mukobwa wanyibiye amafaranga nta kibazo. Amafaranga nzongera nkorera yandi. Niyo mpamvu nakoze iyi channel ya Freemason TV, kugira ngo nsubire mu gihugu, nongere mbona amafaranga, nsubire mu gihugu cya Canada, nongere nkorera amafaranga, ngaruke kubaka inzu igeretse mu mujyi wa Kigali. Murabizi ko muri iyi minsi kuba i Kigali ugomba kuba afite amafaranga ukabasha kubaka inzu igeretse neza zigezweho. Murakoze cyane. Nyabingi rero ni umuntu wabayeho mu mwaka w'igihumbi magana ane na 70 irangira
akaba ari umugore wa Ruganzu Ndori, umuhungu wa Ndahiro Cyamatare, umwuzukuru wa kabiri Gahima, umwuzukuruza wa Mibambwe Sekarongoro Mutabazi Rugabisha Birenge. Akaba ari umupfumu udasanzwe wabayeho mu Rwanda, akaba ari umupfumu udasanzwe wabayeho mu Bugande, muri Tanzania, muri Kongo ndetse no muri Afurika hose ndetse no ku isi. Uyu mugore nagasanzwe. Uyu mugore Nyabingi yari afite abagirwa benshi bamufashaga mu mihango ye y'ubupfumu. Amaze gutabaruka cyangwa amaze gupfa, imbaraga ze cyangwa imikoranire ye n'aba bapfumu aribo bagirwa be bakomeje gukora nawe, bakamwiyambaza aho bikomeye, akohereza imbaraga bagakora akazi. Uyu munsi rero abapfumu benshi babaye barusahurira mu nduru, ariko abapfumu ba nyabo Nyabingi barabizi ko akora. Njyewe Ruganzu Cyambarantama, umuhungu w'Imana, murumuna wa Yesu, umuvugizi w'intumwa n'abahanuzi. Mu minsi mikeya ndaza kuhamagara Nyabingi, ndaza kuvugana na Nyabingi mubaze ngo ese ukurute, ese niki wafasha abanyarwanda uyu munsi? Kubera iki abantu bavuga ko uri umubi? Ububi bwawe ubukomora he? Ububi bwawe kubera iki uri mubi? Ese niba Ruganzu yaraguhemukiye akagutera inda akakubenga, uyu munsi abantu bavuga ko ubagirira nabi mupfiki? Ndashaka gukora icyo bita mpingagasani. Mpingagasani narababwiye ubushize ngo mu buryo umuntu aba mwisanzure n'uburyo umuntu avugana n'imbaraga zitagaragara. Uyu munsi rero mpingagasani ndashaka gutegura ibikoresho bisabwa kugira ngo nkore mpingagasani. Mpingagasani ni siporo, amasengesho ndetse ugakora n'intumbero mu Kinyarwanda ariyo meditation. Ni siporo murayizi, ngororangingo, ushobora kuyoga, ugasenga, ugakora n'intumbero. Ibyo ngibyo nibyo bikoze mpingagasani. Mpingagasani mu buryo umuntu abasha kuba mwisanzwe n'uburyo umuntu aganiriza imbaraga zitagaragara, bikorwa n'amasengesho na siporo ndetse n'intumbero mu Kinyarwanda ariyo meditation. Ibi bintu birakora, Abashinwa barabikora muri tempo, Abayapani barabikora, Abakarateka barabikora, guhera ku bantu bafite ntwari kuzamura kugira ngo bafite madani. Ibyo bintu barizera, barabizi ko ibintu mvuga ari ukuri. Mpingagasani irakora. Njyewe nzabaza Nyabingi kubera icyo abantu bakivuga ko abahemukira, kandi azasubiza. Tariki 19 z'ukwa munani 2018 njyewe navuganye na Ruganzu Ndori, umuhungu wa Ndahiro Cyamatare, umwuzukuru wa kabiri Gahima, umwuzukuruza wa Mibambwe Sekarongoro Mutabazi Rugabisha Birenge, nkoresheje icyo bita mpingagasani. Kumbwira ko rero ibintu bidakora, njyewe naravuganye na Ruganzu, kandi Ruganzu arandinda aho mba ndi hose. Ibibazo ncamo ni byinshi murabizi, intambara ndwana ni nyinshi. Ruganzu abahari we. Yewe Ruganzu Cyambarantama, umuhungu w'Imana, murumuna wa Yesu, umuvugizi w'intumwa n'abahanuzi. Navuganye na Ruganzu Ndori. Ibi bintu mureba mvuga, ibi bintu mureba nkora, murabizi ndazungurukaga ku mihanda ncuruza filimi za Ruganzu, nambaye impuzu cyangwa nambaye uruhu kugira ngo mubyumve. Abantu benshi mwarambuze, hari abazi ngo narapfuye, ariko murabizi ko naragiye mu gihugu cya Kore muri Canada gushaka amafaranga, ubu naragarutse. Iyo abantu baribaza ngo kuki nagiye muri Canada nkagaruka ndi umukene, naragarutse nyine. Nababwiye ko umuhima yangiriye imbaraga, ndagaruka ariko ubundi mu Rwanda nta kibazo. Nongera kubabwira ngo mukore subscribe, muraba mumaye amafaranga menshi cyane. Yayandi mwamaga muri filimi za Ruganzu kuri subscribe yawe urabukoze cyane. Ubu rero ubutaha turaza gukora ikiganiro kuri mpingagasani. Ese umuntu ahinga agasani? Guhinga agasani nabibasobanuriye, nukuva mu muntu ukaba akamana gatoya cyangwa ukaba Imana, ukabasha kuvugana n'imbaraga zidahari, ukabasha gukorana n'imyuka y'abakurambere bavuye mu buzima,
ukababaza ibyejo hazaza birakora. Ngewe uyu munsi kubera ubukene, kubera inzara, maze iminsi ngiye kuva muri gakondo burundu, maze iminsi numva nabishaka, maze iminsi numva ngiye kubivamo. Uyu munsi nakiriye telefone ebyiri mu kanya saa 12:28 imwe ivuyeho indi jyaho, zirongera zirambye ati cyambara nama muhungu wa Ruganzu kubera iki wavuye muri gakondo. Jewe naracenye amafaranga mwamaye, murabizi ukuntu byagenze. Narebye televiziyo, mwumvisha amakuru yanjye, mwumvisha amateka yanjye, naracenye burundu. Nta muvugizi ngira, nta mushoramari ngira, nta n'umuntu wanyumva n'ibimvuga abantu muzi ko ndi umusazi. Jewe ntabwo nasaze, ndi umuhanga, ndi umwe mu banyabwenge iki gihugu gifite, ndi umwe mu bahanga batekerereza u Rwanda, ndi umwe uzavuga ejo hazaza. Ngewe Ruganzu cyambara na muhungu w'Imana, murumuna wa Yesu, umuvugizi w'intumwa n'abahanuzi. Ntabwo ndi umusazi, ntabwo ndi injiji, ahubwo ni injiji ukitazi Igifaransa n'Icyongereza. Ruganzu cyambara nama rugambirira abahunde rwamuhumuza nyiri icumu ry'ingazamarumbo, nyiri imishumishe, nyiri ibishwe ku mukanguzi w'icyuma cyitatire cya Mutabazi. Waritatiye uratera uratikurutera babisha ubwabyambara Imana ubugondo bwoye buragenda. Nyamuyaga iziri ziri boye itari boye ingazikanyaga ibyatsi n'ibyatsi n'imyugariro nyamukubira umugabo mu izinga izuba rikazima. Wanyaga indore z'ubushonye mu gutambara bica umuhinza mu ngabo za mukigura umugaba kandi uri umugabo. Niba koko ibintu mvuga kugira ngo babyizere ndakwinginze ngo wongere umbonekere wako n'ibyagenze. Sogokuru Ruganzu ari nakoze amakosa urampunga, urandeka babisha baramfata, ndongera mu bukene n'ubutindi. Ruganzu cyambara nama ndakwinginze ng'ahantu uri mwisanzure wowe n'abakurambere banjye, uhindura amateka yanjye. Ruganzu cyambara nama uyu munsi ayo ndi kuvuga aya magambo mfite agahinda kubera ziriya telefone ebyiri zimpamagaye. Bazi ko ngifite ubushobozi nk'ubwa kera, ariko byararangiye Ruganzu. Byonyine aya magambo kuba muhagararaho sinigere cika intege n'umunsi n'umwe, najya gucika intege ukongera ukagaruka kubera icyo ngarukira mu buzima bwanjye, kubera icyo uza mu bwonko bwanjye. Niba ari wowe wa wundi nabonye ku itariki 19 z'ukwa munani 2018, ndakwinginze ngo umfashe nongere mbona amafaranga, nongere mbona ubushobozi nshinga imizi, nongere ngubake icyicaro. Metre wanjye Ruganzu, ndakwinginze ndagutakambiye mfasha. Nta muntu n'umwe wanyumva, nta data, nta mama, nta mukuru wanjye, nta muvandimwe, nta mujyanama, nta muntu n'umwe muri iyi si wanyumva, nta n'uwamfasha, nta n'uwancira inzira. Metre Ruganzu, ndakwinginze abari bukumve mvuga bino bintu bazi ko ndi umusazi, bazi abantu bamfata nk'umusazi, bamfata nk'ikibi, bamfata nk'umubi. Ariko ndamutse mvuye mu bukene bakabona hari aho icyo ndimo ndageraho, abantu bazongera babone ko ibintu mvuga rukuri. Metre Ruganzu cyambara nama umuhungu wa Ndahiro Cyamatara, umwuzukuru wa Yoya kabiri Gahima, umwuzukuru zambi bambwe Sekarongoro, Mutabazi Rugabisha Birenge, cyagiye ndi mu gihugu cya Canada, cyagiye ndi mu mahanga ya kure, cyagiye muri uriya mwaka washize wari uri kumwe nanjye. Naravugaga bakumva wari uri kumwe nanjye. Metre ndakwinginze ngo umpindurire amateka. Abantu mukurikiye Afrimason TV, iyi yari incamake ku mateka ya Nyabingi. Andi mateka ya Nyabingi tuzagenda tuyaganiraho buhoro buhoro ko dukora ubushakashatsi ku bisigisigi n'ibisigarira bya Nyabingi, tuzagenda tubibagezaho. Nongera kubabwira ngo Nyabingi yabyaranye na Ruganzu Ndori, abyarana umukobwa witwagaho, aza kubyara mu gihugu cy'Ubugara, Izaburera na Ruhondo yabyara undi mukobwa witwa Nyamika. Byabaye mu mwaka w'1500 itangira, ubwo Ruganzu yari amaze kurunguka, amaze gusenda Nyabingi. Ngayo nguko rero, ayo niyo mateka ya Nyabingi tubashe kubagezaho kuri uyu munsi.
tuzagenda tubagezaho amateka agiye atandukanye, nongeye kubabwira ngo murahishiwe, mutegereze uburyo mpinga gasani ikorwa, turabibagezaho mu kiganiro cy'ubutaha. Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe, muragahorana amata